Iyi ni inkuru y'uyu musore bita Alpha. Mwabantu uyu musore bari baramwizeye ariko icyizere birangira gitakaje ndetse bimuviramo bino bibazo byose muri kureba muti rero bimeze bite kuri uyu musore. Uyu musore ubundi Alpha, uyu ni umusore urangije kaminuza ku bintu bijyanye n'icungamutungo. Uyu musore ari umuhanga cyane, azi ibintu bijyanye n'icungamutungo bimwe bya hatari. Uyu musore rero akimara kurangiza kaminuza yaje kubura akazi, ariko akaba yarafite mwene wabo. Uwo mwene wabo yari afite akazi keza cyane, akaba yaracuzaga amamoto nyine, ariko nawe yarahawe akazi n'umuzungu akajya amucuriza nyine moto, ariko afite akazi ndetse na supervisor. Ahandi hantu bari bagiye bafite amashami akagenda hajya nyine areba uko bigiye bimeze. Mbega yarafite akazi mango gakomeye bya hatari. Icyaje kwaho rero uyu musore kimara gusoza yicaye igihe cy'umwaka wose, gusa yicaye umwaka wose yaje kubwira mwene wabo, aramubwira ati se ati ngiye wanshakiye akazi kuko kubona amaze gushoma ko n'izicunga mutungo, ati nta byibuze wanampengeka nkareba ko niyo bazajya bampemba amafaranga 1,000 nkareba ko byibuze natangira aho ngaho ko mbona ubushomeri bunyishe. Yaramubwira ati rero hari tujye kuba twafungura ishami ati mu karere ka Rwamagana, ati ari ishami tujye kuba twafungura ricuruza amamoto, ati ndifuza ko abantu bazagenda ukahakorera byose bikagenda neza. Ati rero ndifuza ko vuba bidatinze ati nahita mbijyamo vuba wanangiza ukazagenda ukajya kuhakorera kugira ngo batazagutwara akazi, ariko ndabizi neza ko n'ubundi ari ngiye byose ubyirukankamo. Ati nta muntu n'umwe uzagutwara akazi, ati ngewe nzaba ndi tayari rwose, wigira ikibazo tuwicara witurize, ibintu byose bizaba biri ku murongo. Nuko umusore yaje kugira icyizere kimwe gikomeye cyane cyane ko mwene wabo n'ubundi yarabimwemereye, n'ubundi mwene wabo ari nasereye bya hatari. Icyaje kubaho rero uwo musore bita Alpha mukuru amini mwene wabo yaje kumubwira ati rero gutya ngende Rwamagana, ati dikore abantu turuze gufata inzu nini nyine ngari, ati dukakora Uganda zose zimeze, ati wowe tuze guhurira i Kigali, tuze kuzana ibyangombwa ndaza kwajya nka saa 12 uze kuzana ibyangombwa nze kubishyira boss kugira ngo nyine arebe nimba ko yagoreza ku kazi, ariko ndabizi neza kukaguhereza, ati ndaza kubyinjiramo. Yarambwira ati nta kibazo rwose, ati nanjye ndategereje ngo ubwo muraza kuba mwambwira. Icyaje kuba rero nta kindi, uyu musore yaje gukora ibintu bikomeye cyane. Arangije nyine aragenda ayo masageze, aragenda ajya gutanga nyine ibyangombwa byiwe abereza uwo mwene wabo. Amaze kubereza mwene wabo yarabifashe mwene wabo, arangije abishyira wa muzungu nyine nyiri ayo mamoto nyine bacuruzaga. Arangije amuga ati rero ati rashami tujye gufungura hariya, ati hano hari umusore w'umuhanga w'izicunga mutungo kandi ibintu bye byose abikora neza cyane. Ati rero ndifuza ko wamuhereza akazi ukora n'ibyangombwa bye ukareba na diplome y'amanota yabonye. Ati nyine n'umuhanga bya hatari kandi ntekereza ko dukeneye abantu nk'abangaba bahanga babasha kuba bacunga umutungo neza kandi nyine bakora ibintu neza. Ese mugatoke byiza cyane. Ati gusa uyu musore ati wabumuza, ati ndamuzi neza, ati background ye ndayizi, ati rwose ni inyangamugabo bya hatari. Nuko muzugura mugatumva ati rwose niba ari inyangamugabo nanjye rwose nk'undi inyangamugabo turabizi igihe tumanye imyaka igera ku 10, ati nayo utaza ku inyangamugabo ntabwo twari kugumana. Ati rero niba ari inyangamugabo akaba mwizeye kandi nzeza ko Tanzania ari umuntu mubi, ati muzane nta kibazo ubundi yitangirira akazi. Icyaje kuba nta kindi, bukiye mu gitondo gusa mbere yaho nyine bakimara kumagaza azatangira akazi, wa musore cyangwa se wa mugabo n'undi yasamagara mwene wabari we Alpha, aramubwira ati Alpha we, ati wamenye ibyabaye se? Ati boss yamiye ko ugomba kuguhereza akazi, ati ahubwo mu cyakaruze kuzinduka muze muganire ubundi umvire umushara azaguhemba, ariko icyo nsi yazagurukya mu 400. Ati ntago uzajya munsi y'500 niyo make yabyibuze. Ati buri tayari ahubwo ube witegura ejo uzazuhure nako kambwiye ngo nzahite nkubwira. Yasambwa toke rwose urakoze cyane. Umusore se yishima, yumvaga nyine ari ibintu bikomeye bya hatari kuko aramaze ikindi cyane yicana nta nakazi, aho kumva akazi kabimbe 400-500 yumvaga ari ibintu bya hatari. Icyaje ko byatinze mu gitondo aragiye ajya guhura n'umuzungu. Maze guhura n'umuzungu nyine batangiye kuganira, ambwa ati se bite byawe bimeze bite, hatakazi wakabasha nyine batangiye kumuhata ibibazo bigiye bikomakomeye. Umusore agenda abyitwaramo nk'umuhanga wese nyine. Nuko umuzungu aza kumwizera ndetse anamwishima ngo atumvoke. Ati rejo mu cyakare ati turazindura imodoka yuzuyemo amamoto, ati ndifuza ko muzagera nayo bakanayapakura uruhari bakashyira amahonga arangije ugatangira ugacuruza. Arangije ubwa n'ibiciro byose by'amamoto bagira nyine amahonga kugira ngo byose bigende neza cyane. Cyaje kuba rero umusore yaje kwishima nyine. Buke mu gitondo cya kare nibwo bazanaga imodoka bapakiramo amamoto, barangije bagenda bajyana Rwamagana. Umusore tayari abatangiye akazi gutyo. Umusore akoze akazi kiwe ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, kwa gatatu byose bigenda neza ko banamuhembaga, ko icyo gihe bamuhembaga umushahara 500 nkuko mwene wabo yari yabimubwiye. Nuko umusore abona akazi kameze neza, atangira gutera imbere uko bwije nuko bukeye. Nuko nyine abo mwizerwa bya hatari umusore yakoze amezi 7 yose ari umwizerwa bimwe bikomeye cyane. Nuko muri amezi 7 uko yari umwizerwa nyine niko boss nawe yabyishimiraga bya hatari, akishima akabona ko nyine yabonye umukozi muzima ndetse nka mwene wabo nyine. Nuko rimwe ndetse n'umuzungu yaje gushimira
mwene wabo na Rufaramu ati rwose wa mugabo ati wanshakiye umukozi mwiza w'inyangamugayo ati ntago nari nzi ko nyine wanshakira umukozi mwiza nk'uyu nguyu ati mumeze kimwe rwose ati ni sawa cyane se ngata ahubwo si uyu nguyu nuko nigeze mbikubwira atura nawe no mu family wanjye ati no mu muryango wanjye rwose pe ati tuzi neza ko natwe nyine mu ba family bacu turiyizi natwe tuzi ko turi inyangamugayo ati rero ntekereza ko ibi ngibi byose byabaye nta birenze nta byadanje kuko n'ubundi twebwe n'imyemerere yacu nyine nawe atangira kwikina atangira kumvisha umuzungu ko nyine ari byiza ko yarabahereje akazi ndetse ko ari n'abizirwa bya hatari nuko umusore icyaje kuba nta kindi yakomeje akazi amezi 8 arashira 9 arashira umwaka uza gushira umusore yitwaye neza cyane nta kibazo ariko hari igihe burya umuntu yifuza guhita akira byihuse bikamuviramo ibibazo bikomeye cyane ugasanga rimwe na rimwe mw'abantu mwe kutanyurwa n'utwo ufite bikuveremo ibibazo bikomeye cyane n'umusore nawe rero umwaka washize ari inyangamugayo nta kibazo na kimwe yigeze agirana na boss wiwe amafaranga yaverisa neza cyane nta n'ikibazo ndetse umusore ashobora gusigarana n'amafaranga asagafite na miliyoni na senkari cyangwa miliyoni 100 atajya no kuziverisa akazaziverisiriza rimwe byose bikarangira ariko umusore kubera gukunda ifaranga cyane ndetse no kugira ry'amafaranga cyane igihe cyaje kujya cyakiziraza kugitakaza sasa umusore yaramaze kugurisha moto inshuro nyinshi cyane ko umuboss aravuga ati mwebwe muko mwacuza mujye muverisa ati mwabonye umwanya ko nijye mutabonye umwanya mujye muverisa igihe mwabonye umwanya ibyo ntacyo bitwaye rwose nta ribi umusore nawe yaje gucuruza mu gucuruza yanga kuverisa ko amafaranga umusore akagenda yafata yatsimba ku mpande gake yatsimba umusore cyaje kuva nta kindi ageze muri miliyoni 20 atarazishyura ndetse na moto yatangiye kuzitangira ku mafaranga make kugira ngo arebe ko azicomokera akagenda moto bamuhereje wasangaga byibuze akura 500 kugira ngo abashe kubona abakira benshi cyane rero akimara gutanga itangazo ko yagabanyije ibiciro hahise haza abantu benshi cyane baza kugura amamoto umusore bwaje kubona amafaranga menshi acuza miliyoni zigera ku 100 umusore arangije atakubita umufuka umusore arangije yicara haragenda ahita yisubirira ikigali avurirwa magana atajya ikigara bariho yitsimba mu kwitsimba aho ngaho rero nukigeje kuba nta kindi kora ko nyine umuzungu araziki ibintu byose meze neza cyane ko mwene wabo na Rufano nyine ari wana controlaga ayo mashopu yose bacurizaga muri izo moto icyo yaje gukora nta kindi yaje kugenda aza kugera rwaza Rwamagana njye agiye kureba nayo mafaranga kugira ngo agena nayo verise ageze aho asanga shop irafunze hanyuma gati se uyu muntu yagiye arangije fata telefone yahamagarira umusore yumva nimero ntibaho habe na gakeye umugabo atangira kumva nyina abuza amari cyo yakoze atangiye guperereza kugira ngo amenye umusore niyo mpamvu yatumye ataza ku kazi byagenze bite yese hamagara bene wabo n'ubundi kugira ngo amenye se Arufarihe baramubwira ati ntago tuzahanari ati rwose pe twatuzi ko muri kumwe nyine mu kazi ntago tuzi natwahanara nawe akagwe kutubwira nawe ahanara ahubwo nuko umugabo yasigira ikibazo gikomeye cyane atayumva ko tayari umusore uko byagenda kose tayari ibintu bigenze nabi kandi byatari icyaje kuba rero nta kindi uyu mugabo bikimara kugenda gutyo yahise atangira gupanika ntabwo yahise abibwira umuzungu hoya yahise atuza bitewe nuko n'ikizere yari yarabibyemo uwo muzungu nyine amwereka ko ari abantu beza nta kibazo ndetse n'akazi kabo bagakora neza yahise yumva nyine ateye ipfunwe no guhita bimubwira ahubwo atangiye gukora iperereza ku giti kiwe kugira ngo amenye bimeze bite byifashe bite yagiye amafaranga yajyanye he nuko icyaje ko rero amaze kubona mubuze burundu yaje kujya kuri polisi arangije ajya gutanga ikirego kiwe aravuga ati hari umusore wibye amafaranga menshi ati rwose turifuza ko mwamudushakira ati yibye amafaranga ajya kuri miliyoni 100 ati mutuzuze zazimuhara zose yazigurisha kandi azigurisha ku mafaranga make none amafaranga yatwaye kandi akana akazi k'umuzungu ati rero ndifuza ko byibuze mwakihangana mukareba ko mwamudufatira hakiri kare mbundi nkareba ko yasubiza amafaranga bati se uwo musore ni muntu ukibimeze biti nuko arangije avuga ati no musore ati ni mwene wacu ati ngira icyo mfana nawe ni nanjye wari namuhereje n'akazi ariko nago nari nzi ko yamemukira kano kageni nuko umupolisi ngatumva ituze natwe reka tubijye mu tureko twamushakisha polisi yahise ibyinjiramo batangiye gushakisha umusore gusa umusore babona ari gutwara igihe kinini cyane nuko wa mugabo akimara kubona ko ibintu biri gutwara igihe kinini yasabona ko atabyihanganira icyo yakoze nta kindi yasavuga ati rero uyu musore kanze mbanze mpangare nawe ubundi nkwereke icyo yaje gukora rero nta kindi uyu mugabo yakugende ntigeze abwira umuzungu yaraziko nyine kora ko umuzungu yabaga cyangwa bamuhereza raporo za buri kanya we ntabwo yigeze yimenya ahubwo uyu mugabo cyakoze yasa kugendera kuri uyu muganga gakondo wa muntu uyu muganga arafasha neza cyane nawe yagufasha nimero ziranga kuri screen yawe izi nimero nawe uzahamagara nawe yagufasha yaba ari bya byose byibwe arabigaruza yaba ari amarozi bakurozi yose arayarogora ukamera neza cyane yaba ari inyatsi bagukiza zigukuraho yaba mbega ibintu bibi byose uzi cyangwa se imyuka mibi yose kugendaho ayigukora byose bikagenda neza kandi
kandi hari umuntu ukeneye kuba wahereza ibihano bya hato na hatoya waguhemukiye aragufasha neza cyane akajya mu murongo kandi byose bikagenda neza. Nuko icyaje kubaho rero nawe yahise abona nimero z'uyu mugabo mureba hano kuri screen yanyu, zino nimero arazihamagara avuga ati rero ati ndifuza ko ari ikintu ngomba ko wamfasha, ati narakumvishe kuri Kimenya bose mu gufashana kugira ngo bashe bagarurirwa ibyabo, ati nifuza ko rero ati twahura twagana, ati wowe uzaze duhure ntacyo bitwaye. Nuko umugabo aragiye ahura n'uwo muganga gakondo, arangije amubwira amutekereza ku gahunda zose zimeze, amubwira ko yahombye miliyoni 100 zose bazitwaye, asimbwa toke wigira ikibazo rero, ati wowe nta kintu cyadanje ndibuze kukwaka, ati mpereza amafaranga make ubundi mpite ngufasha. Ntibyatinze nyine umugabo yese amureza amafaranga make, umuganga nawe aramubwira tumva tugiye ikibazo, ati foto urayifite, ati ndayifite. Ukanya yese amureza ifoto ye, umugabo arangije bahita bamushika mu kumushika bati mukorere cyangwa ati we mugira igisiga byibuze aguruke mu kira abantu bose batugure kugira ngo mbashe ko najya gute namubona. Nuko umuganga ibyakoze ibyo musore ibyo umugabo yakavuze n'ibyo umuganga nawe gakondo yahise akora, yahise afata wa musore aramushika maze kumushika ahita amuhindura igisiga byatari. Nuko umusore atangiye kuguruka hejuru mu birere, nawe atazi uko ari kugenda aranga hejuru mu birere. Abaturage bose batangiye barebye umuntu ukuntu afite umutwe gusanda ari igisiga, bose barumirwa. Polisi nayita itikwira mu muhanda, batangiye gutunga imbunda hejuru kugira ngo barebe nimba uwo muntu nyine atari se kibi cyangwa ataje gutesha abantu umutwe. Umusore atangiye kugenda aguruka, mu kuguruka yaje kugera neza cyane aho wa mugabo yarari n'ubundi za Rwamagana. Yese yisubira Rwamagana umugabo aramuhereje akazi nyine mwene wabo. Umugabo wa musore arazaraguruka neza cyane kumugwa imbere n'undi akiri igisiga. Wa mugabo arangije ahita amuhamagara wa muganga gakondo nyine mgatumva rero ati wa musore namubonye ari hano imbere, ati muhindure muzima, ati areke gukomeza kuba ari igisiga, ati muhindure umuntu nyamununganire nawe yambwira hano amafaranga yashize. Nuko cyaje kuba nta kintu umuganga nawe sakora kubyiwe ahita akiza umusore. Nuko amaze gukiza umusore wa muzima gusa atazi nawe yarataramera neza cyane, aricara abanza araruhuka asanga ari mu maboko yandi ya mwene wabo. Arangije mgatumva tutariteza abantu hano, ati ndashaka ko aya mafaranga yampereza, ati n'ubundi wabaye Kimenya bose abantu bakubonye nubwo abenshi batakuzi, ariko ndashaka ko umbwira amafaranga aho yashyize ndetse n'impamvu hombeje zino moto za boss byose ntubizanemo imikino. Icyaje kuba nta kintu noho akimara kubona ko afite mwene wabo yahise ahamagara umuzungu amubwira ibibazo byose yahuye nabyo. Umuzungu nawe ahita yimanukira vuba byose ahita ajya Rwamagana. Arangije bamutekereza ku ngano zose zimeze, ku moto zose zagurishijwe n'uyu musore ndetse akazigurisha ku mafaranga make. Umusore ngisaba ati bugutya tuvugana nge nta giciro kimwe ngeze nkura ko nazigurishije miliyoni 100 ariko nkizifite. Yasavuga tumva tugakwiye kadureza amafaranga atari ku buryo wahombeje no muzungu wamuhombeje bimwe bikomeye cyane. Ati nasuri moto ukore 500 uko iboneye kose. Ngicyaje kuba nakiri umusore ajya asubiza amafaranga y'abandi, amaze kuzuza amafaranga y'abandi. Icyabaye urukumva bagomba guhita mutambikana nyine bakamufunga kubera ibintu by'ubusambo ndetse no kugurisha ibintu by'abandi mu buryo butanyuze mu mucyo. Umusoko nguko niko bamufunze kubera kutabinyanga mugayo mw'abantu mwe. Rero wowe ukeneye kuba hari umuntu wagufasha cyangwa se umuganga wagufasha mu ndwara zose urwaye cyangwa se mu nyatsi ufite cyangwa ari umuntu wakwibye, hamagara izo nimero zikuri screen yawe, uwo muganga aragufasha neza cyane byose bikagenda neza. Ciao umuri mu muhamagare byose bigende neza.